zamu ikungwa cyambarira wora impamo zamura impamo za irabikorera byemeza irabigira keza irabimara wiriwe papa kome ego uretse nshambanze uyu muntu se komera yego ongera umuhobera ariko mwa nurora ni mama none se kave komera amakuru se papa amakuru ni meza wamubonye shere wanjye se nuyo se ongera umuhobere cha nurora kweze na dema nuyu mbese niwe najyaga nkubwira sha nigikobwa ubuse kuki wabintungwe muzanira agatebe yicara nturorara sha ni impamo zamu se sha amakuru yawe rero papa n'ubundi n'uyu nguyu ariko se nawe rero uri amace ubu se ununguje ibintu nyine birantunguye ariko nturora nawe se ubu se wowe ukabyara wantumbagane we uba warambyiye ibintu kera papa birantunguye ko umwana nawe wahoze mbona uri ikigo arantunguye ntabwo nari mbizi agira ngo uzakura wumva namushakiye urwagwa kwa ntuza papa arantunguye ariko isakase impamo zamu kangira usewe hari uguyemo sha mwana wanjye we impamo zamu buse arantunguye nakundi gira umugurire yashingwa ni Maritini numvishe bavuga ngo iraryoha cyane naho umuhungu wanjye ni ikimaradundo kibereye aho ntabyo ntanakumbwira ati nzagusura ariko meze neza koko sibundi witwa ndera cyane mutesi ongera dusuhuzanye rasira urantumba ugira ngo izazara mutesi koko ariko uri uwamo mutara yewega ongera wicare nabonye umeze neza da impamo za mungu ubu uraguma hanze koko oya iriya ntumbaga n'ubwari iyo bigiye kujya gukina imari kuri ni impamo naho se ndatwegerere mu nzira ntumbaga ntugira ngo ibyayo imbere ikaribi wanyurega ni impamo kanza mubwire iby'abakuru buriya bibamenye aho se ugira ngo ubu se ugira ngo azazana se ugiye ko nahuye nabo saka kanya ko nahuye nabo baba bagiye he niba intebe ziri hano intebe zicaye ubusa se bari mu nzira baba bari mu nzu papa sheri se bakera sheri se ndabigenza nera se papa njaniyeho umugore koko njaniyeho sheri papa sheri si koko papa njaniyeho sherira abantu nsize hano bicaye hano none kandi nkaba nasize urugi rudakinze ko byagenda kose ubu bari mu nzu papa se papa ko wakinze papa kinguraho sheri wanjye wamujyanye Yesu Kristo. Yesu Kristo. Papa. Azecha ubundi ko watinze. Yesu Kristo. Papa ni ikigwa gikoko. Buriya. Papa. Ni mama zamu. Tujya tuvugisha ukuri. Papa. Ugira ubwenge. Maritini se wayibonye byagenze. Papa umuntu w'umusaza.
umusaza cyo kwaka nkubwira papa uyu papa nagira ngo nkumvire ko bigoye nawe ndetse haguruka wirira papa umuntu w'umusaza wirira wowe kabyara wenda kwinjira urambwira ngo ntabwo tuzashwana haguruka iyo ntumbagane haguruka uwo muntu w'amatinya ngo nuca inyuma ngo uzapfa ngaho ntumbagane haguruka uwo mukobwa haguruka abantu umva reka ngubwire ibintu ntabwo nabyihangane papa musigarane ndamuguhaye musigarane ndamuguhaye mujyane musigarane mubane ubuziraherezo ndamuguhaye nawe se nawe ukumvira agasha n'impama ryoje kuba nakwesha ameze neza none se sha buriya rero uriya muhungu wanjye ni ikirimarima ubona ni ikiburaburyo nahoze mbikubwira nakubwiye ngo uriya muhungu nta kintu yazakumarira nturora nta kintu yazakugezaho na bwombo ninjye waje uyikorera cyo kuba wenda kikajya gupfa kigutunze ubu se reba ukuntu kigusizaho ubu se kigukunda iki kinabivuze ngo ni intumbagane wirira sha ubu se koko kankurerera amazi wogwe mu maso ubu se urarizwa n'iki n'ikimara kiriya cyane abivuze n'impamo cyangwa se woroshye sibyo ntabwo gusize nda niko nakireze buriya kiragaruka nta n'intumbagane nta kintu kirimo haguruka nkwiherekereze kiraza kuguhamagara sibyo haguruka sha wirira sha maze uzajya unsura kenshi n'impamo sha ubuse kambanze ngira nyinge ubuse koko n'impamo sha umeze neza buretse nze ngo nkurenze urugo se ariko sha n'impamo sha nagufuru mbona yarikora se nyikize ariko n'impamo dore wacyari kibereye iki kigufu ni ikigoryi koko uriya mukobwa ameze neza n'impamo nawe se kirango n'impamo bema zaba mbari gucyara uriya rugwede higendere mwa we gute ndogo ugenda bituma twese kefe ziyorere mwana byago bigura abagore bigaramiye use ngaho kutira umwana ibyago bikugura gute mwana ariko byanakubwira bitewe n'ibintu ubonye ako kanya mu maso yawe gute se mwana ubone papa ndongorera umugore oyewe ndaje nari maze gukinga reka nari maze gukinga ndaje ariko ndaje sawa Nese gute yose agiye kumutereta wabo mani ngiye narinza nishira wanjye nze kumwereka mu rugo ndaza tugeze mu rugo papa aratwakira yicaye nzana agatebe mu nzu ndicaye ko nkabona papa arimo arareba usheri wanjye cyane neza icyoroshye sinabitindaho mwana kubera ko nta mafaranga nari mfite papa amaye amafaranga njya kuzanira akantu ko kunywa umugore wanjye mwana uzi ibintu nsanze bikingiranye mu nzu mwana papa ari ndongora umugore nabyiyumviye ko papa wawe nabyiyumviye mwana cyaho usanze bagiye mu nzu wahuza akazuba je nanabyumvaga mwana nabyiyumviye ntabwo ngiye nimba ku buryo bwa musaza gutwara umugore iwe ntabwo uzoye kiriya gisaza nanjye ntabwo nzi ko giteye kuriya ariko papa nabirebaga ko ari bundongorera umugore pe nese kuki wabirebaga kandi ugatuma biba nanjye bitekerejeho nyuma anumye icyo kunywa ikimbabaje ni ukuntu nsanze bari no mu nzu sha bana sheri wanjye yanatakaga sinabwira ibintu natumva mani nababaye ese ubwo ni gute umujeni nawe nyine usa gutwara umugore ibyo bintu bibaho mwana kandi bibaye kandi ari bimbayeho nese uri kumva ari urwenya mani njye nabyiyumviye numvaga ibintu biri kuvuga ariko nkabona harakinze birambabaje ntago wabyumva yemi ubwo se uwo mukobwa murakomezanya cyangwa njyewe mbwiye papa ngo papa musigarane kuko nubundi njyewe ntago nasangira nawe umugore simbwira papa ngo musigarane sha Jebwire nta kindi kintu yakora. Jebwire ati fata umugore wawe ko nubundi wamurangiye. Ese wamujyanye iki umusugi wamumazemo? Iyo nama nanjye nari nayitekereje. Umusugi wamumazemo gusa wamujyanye iki? Nakundi mwana. Ati ngegera mwana. Nakundi bro. Mute.
Meze kubera iki sheri yagiye kunyekana kwa papa shagize ngo agiye ku muhanda kandi numvaga ari byiza none bijemo amarira. Mbwira nyine mbwira ariko gukomana ibi ni ibiki se mwana utwara hano ngiye ahubwo sibyo umva se humura ariko mute sindi inshuti yawe nyine mbwira ariko nyine abakigera ku muhanda amaze kugera ku muhanda papa warangira ngo twinjire mu nzu ngo ni ibisanzwe. Mbwira ariko utari kurira siko watuma ndira nanjye inshuti yanjye nta kintu ntabwo nyine watuma ndira nanjye sheri wanjye yanyanze kubera papa. Nese yakoze iki tambwira oya nyine mbwira utari kurira cyangwa mbwira utari kurira ariko papa usigaye turiye kana mukize mwabikoze yewe bikurangireho nyine ubwihangane ngo guki yewe rega narindi no kugenda sibyo ihangane rwose ihangane. Nese ugiriye inama sheri inama kandi umbwiye ko byarangiye. Nese uko yanyanze ngo biragenda ihangane nyine nta wundi muntu nakunda nyine ihangane mbega gisaza ngo ni data bukwe mana we umva ihangane ahubwo usanze narindi kugenda hari umuntu unegereje ubwo nyine reka nigendere ihangane sibyo se wowe se ugiye tujye mu rugo nari cyo ujyamba nze mubwire nyine inkuru nyine y'ibyambayeho nyine ihangane sheri sibyo naringiye hari umuntu uri kumpamagara umva n'ubu namukerereje ndakwizeye zafite zacu ntihagire ikintu zigira ndakwingiye umbabarire ntabwo mana yashirwa none baze ko mama naryamanye na data bukwe nari nagiye gukora iki uri kunyerereza tugende ntabwo nabivuga ungirira ibanga ndizakuri bungirira ibanga okay nta kibazo ntabwo byo nagira nje ndigendeye ahubwo wowe nawe vuga ko Karoli yarongoye mu kazana mana yo mu ijuru ngo nkura yumva nyisubiremo radio ntabwo usubizwe inyuma ntabwo numvise Karoli yarongoye mu kazana we wari uhari nanjye nkuru nanjye nyibwiye na teta kandi teta mbwiye ko yarahibereye neza ziko ngo ki none se umuhungu yarari Karoli nyine umuhungu we yazanye mu kazana kumwereka se arangije aramubwira ati genda umuzana agafanta bahita bagenda nyine bakora ibyo bakora bajya mu nzu none cyakwikiyeho ni igiki none se umuhungu wa Karoli yahageze bigendo nanjye ntabwo nzi neza uko byagenze nese kunzana amakuru y'igice ndaguhera tega amatwi teta ngiye mubimbwiye ambwiye ko yarahibereye uko yahageze nanjye niko ukuntu natazi ariko ayo makuru niyo njye ntabwo umuntu mbwira inkuru naseka sura jya ngo ngaragaze izihe nyinya ntafise giseka iyo ni amakuru ashyushye kuki ni amakuru none se amaherezo yabyo ni ayahe amaherezo yabyo rero ubu nanjye ngiye kureba teta ambwira amaherezo yabyo none se wumvishe yuko teta yari ahari neza yabirebye yambwiye ngo yarahagaze uzi yuko nta soni bagira toka shitani yiwe aha ni amahano rwose hari aho wumvishe byabaye uzi yuko aba ari abadayimoni we ubwo muri make yabanje kugira ute ukazanura yego niko babivuga ugasanga yumviraga umuhungu nibyo by'iki gihe azamuha imitungo irenze iyo afite inde azamuha imitungo Karoli ayo umukazana wese nibo nyine bamutunge bombi se ayiwe uzi yuko nta makuru ufite ubwo umugabo mukuru nombe umugabo mukuru ni uwamugezeho bwa mbere ubu si n'igeri wawe biravuga ngo iki nese baragenda babitangaze urabona bafata umuhwituzi ngo agenda ahwiturira umuryango yuko Karoli yaryamanye n'umukazana buriya ntabwo ubizi ngenda umukazana we nahita amaguma wahita uhaguma ugatungwa na sabukwe none se wandongoye sabukwe njyewe hasi iryo jambo nta nubwo uri gushya mu kanwa njyewe baze rwose akambwira ati tugende mu nzu rero twaba tujya mana yanjye
Nyiriwe Teta ntabwo urasoza ewe Mr. Sweetie nari naragukumbuye nawe urakaza afese ejo ntabwo twari turi kumwe ubusa n'abandi kumwe n'aka kanya shamana nende gutera utwende pasi mu nzu Yesu we nese ndasoje n'undi gahunda ntabwo nayo mubwire inkuru usubize ko ntabwo wicara se oya muko iyi nayo njye mbona ntabwo nayicara gihorere ngira utu tuntu batugiriye neza yishani twiza nyine pe mvuye muri salo bagukoze umva se nkuru nzanye narayibagirwa shaka nawe ndushya nawe tugira kakwira ceceka moyo na mutesi kamisi nyine kacu undi wa misi muye nawe ari kurira ngo sherewe yamujyanye turutaranora nyine unzane shika mubwira ngo sherewe yamujyanye kwa sebukwe ngo none sebukwe ngo yamurongoye ese yamurongoye kandi mbo yabikoze muye nawe akumva muzabivuge arambwira ati abasha nawe yarege oye tu nese umva ngo mese simeruka nese yari yaje kwa se w'umuhungu nese keve yaremeye none amuzana kumwereka iwabo none ngo sheriwe yaragiye kumugurira inoza reka mbike telefone baze ngo sheriwe ngo yaragiye ngo kumugurira ngo fanta noneho arangije ahageze asanga ngo bagiye mu nzu ye doduhu yari kurira ngo datakwe ngo wandanye kuske ishyano ryaguye ngo yamurongoye kagasaza uramusaza kanzane telefone yanjye ku meza wone ndi gutere pasi nze tutambike cyanga kukubwira inkuru nawe nkabona nano ngo wishimye no kumukatwiyemeye ngo ni isugi ngo ni isugi oya umva nkubwira ibintu byiza umva ibintu byiza tuzagaseka ubuze nibi umva nkubwiye muri twe tugomba guserebira hano ariko none tuzagaseza none uko buryo kazasigara kangana gutya ubwo se umva abasore cyane nishime bingana iki ibyo birahagije kanzane telefone ku ibaza ariko isugi mega misi tunamara kubwira umuntu mbese ubuse keve ntarubaraje aho kanyagwa we oya karumuna kanjye karari tugirende cyandishimye umva ndabona we wahiye watoka mbega misi wacu ubuse ari yifasha te arahura n'abana none twebwe nk'inshuti nabirenze yifatiye akabeshya akadushyira ku cyiza akadushyira hejuru ku munazo ayo makuru rero ugenda uyamfatire neza ugenda uyanzanire neza gutya nzakwishyura okay sana hanga nyine nari nkozana sawa urakoze buriya azanye amakuru ashyushye sibyo bintu bibaho nta nubwo bishoboka aha banzaniye amakuru ashyushye ukuntu kari agahungu kari karayinyiriyeho kabona se Imana ishimwe kuva se amutwaye umugore Imana ishimwe iramporeye ntegereje amakuru mashya bazanzanira kandi azanezeza amazamungu urugo wagira ngo nta muntu rubamo ntirugira nyirarwo ariko ubu nzagire nteko aya macinya y'umugore wagira ngo niyo yanshatse sinjye wayashatse ntumbagana ariko n'iki ko munjye uzajya mburi kanya kwirahiramo imyenda nuza n'inyama n'ingurube mama zamungu yico ariko ubu uriya mugore ashaka niba adashaka munani ashaka kakera impamo zamungu ariko ni impamo urabungurutse rero shaka nkubyize ukuri andahanagura n'izi nkweto nubona tuticanye muri zino minsi nta soni iki gikapa sibyo tuvugishije ukuri giheruka amazi ryari gihanagura ufite impamvu ariko wa mugore we ndabona unaniye ku izina ry'Imana akwiyamye urabuzwa nandi utaritotomba ku bintu by'ubusa komeza kabiri kangahe uhanagurira igikapa ni impamvu none se ubusanze ngirane unarinde kukinyaraho reka mbanze mwibare uze nitumagamo akwiyamye wa mugore we nuneje umutwe ubu uretse ariko twaza gakeya niko karo shaka izina ry'Imana mbanze mwibarize gihorera arimo kumva n'ukuri cyangwa n'isoni zirimo kugutera kugira ngo uvuge uko wishakiye iki amagambo arimo kumva n'ukuri
agambo bwoko ki uzajya usigara ngaho ugasigara ukora amarorerwa wowe amarorerwa asanisha ndakandi uzi ko nta soni ufite urohore wumve kandi ubwo se uragira ngo navuga ibyo wakoze kuva na kera wiriwemo koko urubwa rurambera rurakubera ubu se ibigeze none umuntu nkawe ukwiye kwirirwa urongora umukazana ungana utyo koko kurongwa n'iki ubwo nta n'isoni kurongwa n'iki urongora umukazana se waheye umuhungu wawe agira umugore ariko nyumva ariko wa mugore ubanza hari wanasaze uragaragaye uramuhungu wawe uragaragaye ahantu hose yakwiriye ko wiri urongora umukazana bivuze ngo urugaro rurambera iki sha ukuberamo ibiki ibyo mvuga arimo ndakubeshyera hajya ngo kumurongo oya ndimo ndakubeshyera tujya tuvugisha nta kindi kintu wabona wambeshyera cyakuvuze ngo narongoye umukazana shaka kwiyamye kane ugiye kujya wumva amabwire kamubaza kari byo wiriwemo amabwire bavuga ko atuba ibintu byose byakuri umudugudu ngo karayarongoye umukazana ubwo ni karori wo kwa Nyandekezi ndakwiye njyewe ntawe narongoye umukazana ubundi wagiye ureka kugira kuri gusereza abantu ubwo nasoni njyewe ubu se najya ndabona ubwo umuntu uri bwumva ngo karayarongoye umukazana kwikeni reba ariko ahubwo urabishaka tugenda witonde icara ngande umbwire umukazana warongoye ku ndabyo kugira uti uwo mukazana ariko barabeshya ni impamvu za Mungu Sini kibazo nyawe koko warumbariza aka kanya kiri ko ngukunda kandi nanakora buri kimwe kubera wowe buri kimwe kubera njyewe shafu gabasi kandi njye mutima mba numva uri gukomanga pe sibyo kandi mba numva nanagupfira ku bwawe sibyo Sebastian ako hano nawe njyewe numvikana nawe kurusha uko nanjye numva nyine byarenze aho kugira ngo basi nzajye wenda ahandi hanze wamaye watiri sheri rwose nawe nizere ko ukibwira ngo uri umuntu nawe usigaye uvuga igishinwa watiri uzi ko ako kantu nakize mu buhinde sheri nawe rwose wensetsa ubwira ko ari wowe mwami wa Kigali none nawe mwabwira ngo watiri se nyine watiri agakoma akode ni nako natangiye kwiga mu buhinde uzi ko mu buhinde ngenda bava hano nkajya no kwigara ahubwo simina twumvikana ati nawe wende ni ukuri ibintu byakuze pe iki akosheri waretse kunzamura stress ibintu byakuze ni ibiki urimo urambwira nyine nagira nyine tuvuga nyine no ku bintu ibintu tugende nkurongore nawe rero rwose njyewe ufatanya n'umukazana haza tuye tuvugisha uko ubwo ntabwo namugize uririmbe ujye ugenda ujya wirirwa nyine urongora umukazana warabonekewe ntasone akabyarana kangira nkwihorere nigere ku kabari ntabwo wafatanya n'umukazana rwose caho ugende ujye kumuhinga cyangwa munajyane mu kabari mujye yewe hajya ngo nagize ni wongere usubire nimba ubishaka kwizina ry'Imana tujya tuvugisha uko njye ntabwo wamfatanya n'umukazana oya kugira ngo nguhakanire tugende nawe nkurongore imbaraga ntizazindi umuvuduko ni rwawe ntabwo ni mubi cyane ugezeho kumfatanya n'umukazana ubwo ujya urongora abakazana nanjye ngiye kureba abandi bazajya bandongora wahisemo tujya tuvugisha uko oya wahisemo ndetse ni wahisemo ariko umuntu ntakakorohere ese ukwiye kunca inyuma umuntu ntakakorohere ngo uri kuzakuza aho ngaho njyewe urimo uravuga narongoye umukazana nega vayo nkurongore nawe ndakwiyamye we barakubeshyera ntaso urabona isoni zamwisha yikujije y'ibanga yikanaguje inkweto niyo nari ngiye kukukurira akanyama
Kihora jya ukagura mukazana. Namara kukugura akanyama nyine yo nyanka. Oya jya ukagura mukazana ko nawe wakuryoheye. Asone. Naho bigeze. Ni urubaga rwenda gwiyana. Ngeze aho gusimburwa. Ayo nari bugura inyama ndayanywera. Icyitwa kukazanura cyahozeho. Niba namurongoya nawe nintaha ndakurongoya. Komeza nanjye sho ningira handi nuzasakuze. Ariko ni impamo. Oya nuzasakuze. Uzajya handi. Ujora ndi umugore mubi wabura abandi ndakwiyamyesha. Ntunesha umutwe wa mugore. Genda rwose genda. Amacuho gusa. Genda nushaka nuzagaruke. Nanjye nzinjiza abandi we. Umva nkubyiza ukuri. Aha ni iwanjye nemera kugaruka igihe cyose nshakiye. Genda. Ntaryama. Urugo rwawe nguru. Warubonye? Ngaho nyirukana. Ntabwo nakwiruka. Anda nigase nibura niki. Ntabwo nagushobora. Nta soni. Ntabwo nabishobora. Kushobora kuvuga. Ushobora gusakuza ugasakuza umudugudu ngano. Nta soni. Shaho. Anda jando mbikiri. Fata kijya. Inyama nari bukugurira ndazinywera. Zira kugenda uzigura mukazana musangire. Ariko uyu mugore rero banza bicoreza. Banzo ricoreza. Nta soni. Sha akana nka kariya kancike ngo nukugira ngo utazanguza. Oya nawe kanza tubikore birangira ariko utanza kuri. Ariko wajya worosha umutsi wa mugore. Basi ndagura inyama. Jiwarere kanje kuyanywera. Wagize ngo ni nduhema. Tasoni. Cyakora kugira ngo byorohe urumva. Ugomba kuzana igitenge. Igiki? Ukazana ikiro cy'inyama. Ayo namande guciye yuko anesheje agaciro. Shuwa. Wagisi. Watenge indugure byo bite. Barapte. Kigali ako tugetumvugisha. Ni nyishyiramo nta gitege nta hizagenda. Ibyavamo. Amande guciye ibyo wamureye. Mwenye. Amacinyana. Sha nzagufata ku ngufu umugore wanjye wa mama. Akashimwe nizera ko nyine urasetsa cyangwa uri kunyina. Nyine. Sebase uragira ngo nzajya no hano. Ntabwo zakunda nanone kurabizi karone umusore wenyine nakunze kandi ntabwo natuma inzira nayo. Ni igisubizo nari. Igisubizo cy'ubwo ngubwo urufunguzo bambwiye ko rwibagiriwe mu nzu hanyuma biragenda bite? Nta kibazo uri kunana yica. Ziyo ko ndi engineer. Engineer wa Kigali. Ariko tukayishobora buriya. Iyi ngiyi? Kandi mbona yaratutse uzi amabanki dusetsa nako uzi amabanki tugira nyine dufungura nyine iyo inzugi zapfuye. Nyine kuyica byaba ari bibi. Nisi biragenda bite? Biziko nyine nawe ukunda kwangiza ariko amafaranga gusa ubwo yishe ejo bundi wakingisha. Nisi tubigenze gute? Nanjye sinzi igisubizo cyane. Okay, ariko tubikorere hanze si. None se. Nisi bibisubizo nayo nisi. Akashira imbanza nawe nazi nzawe. Muna kubwira ngo none igisubizo cyanya cy'isugo ni iki? Abasi ngareka ngwice n'ubundi ngufuri n'ibikoresho byose n'ibyawe si byo. Kuyica nagari. Kunda kwangiza amafaranga sinzi impamvu ubwo se urayica kugira ngo ejo bigenze gute? Bigenze gute? Uko byifuza. Okay. Shamana. Turatuntu mujye mugiye namwe none se. Ndumva ari kwanga shibi. Ngira bizingira umuvuduko mwinshi sibi. Makuru yawe? Ndikujyaye? Shana nijyaraye koko. Gira uti ugiye kureba Karora aho. Ego ko, Karora ntureba mibisi. Makuru se nitwa tuyazi ugira ngo.
amakuru se nyabakibanda. Si wowe usigaye uri umugore wa Karori? Karori? Karori uri? Karori se wa Nuza se wa... Se wa Kevesi? Yego, se wa Kevesi. Mama yanjye. Yego. Ntabwo barambeshyera pe, barambeshyera. None mpamvu ugiye kugusuza noneho ukabyanga. Umugore wa Karori akaza kunsuhuza njyewe? So basi nkora no mu ntoki basi. Ibaza Karori asanze ari gukora mu ntoki. Se Karori ntabwo ari umugabo wanjye, ndakwinginze. Umugabo wawe ni nde se? Umugabo wanjye ni Keve, ndakwinginze pe. Muraherukana se? N'agakingirizo wazanye? Wa? Agakingirizo? Sheri nizere ko rwose uri muransetsa. None se agakingirizo reba hano ubwira. Simbwira ko nkunda se. None se nimba unkunda niyo mpamvu yatuma njyewe nawe dukoresha agakingirizo. None se tujye tuvuga ibintu gusa. Sheri nawe rwose agakingirizo si ubwo ni ibiki? Agakingirizo ni ibiki? Dukundana sheri. Kandi urumva njyewe sheri nawe rwose ibyo bintu murakora ntabwo ari byo. uba witonze mbona uri twumvikane sibyo? Nimba njyewe mbwiye ikintu usoza umugabo ntiwasoje ijambo yavuze. Bande itondeho gato mbanze nkore. Oya nitondeho gato se gutyo. Ufunguzo warubuze njye nakubwiye ati ibyaje byose n'agakingirizo wazanye. Agakingirizo akushira ubundi uba muzima. Njye nakubwiye uko nimba ngukunda nabyo nako nakoresha. Ndumva uri hano muri bag itondeho gato. Oya wapi? Niyo kaba karimo narakajugunya. Bashiringa basi bawitonze. Oya mbe utonze se nkora iki? Ako nawe ntukabidaje. Ngo nkubabarire kandi abahungu ubundi b'iki gihe mwagenze gute? Ndakuragiye. Herukana gihe kise? Nagaho mama ndakwinginze se. Ariko gusa nawe nzi ko hose zakwirakwiriza. Ibyabaye nge na Karori na Keve. Gusa ne Karori sunavuga ko ari data bukwe. Ubu nabuze icyiciro nabishyiramo. Wabuze icyiciro wabishyiramo? Nabuze icyiciro nabishyiramo. Ariko tujye tuvugisha ukuri. Ukemera Karori akakujya hejuru. Rero mbega ubikora kurusha umuhungu. Ntacyo reka ngende niba mbaze kuri Karori bira mupango nyine. Ikintu cyabaye ni kimwe. Afasha no kugira inshuti mbi nabyo na kandi kaga. Ariko iyo wenda ibyo ntacyo we. Kubera ko wenda ibyabi byarabaye. Ese ntacyo kandi urumva Keve twatugiye kubana. Birangiye nyinshi papa. Ese basi mwaraganiye? Keve cyamwe twagiyanye waba agiye kunyereka papa we. Ashaka kunyereka na mama we. Turagenda tujye dusanga mama we nawe uhari. Dusanga papa we niwe uhari ari guhanagura inkweto. Usye nk'ubyukuye kugira isoni. Ese uzi ko kuvana byara aribwo nanjye mvuye mu rugo. Ikindi mu nshuti ugendana nazo. Nakose nimba n'inshuti zawe nimba arabanzi bawe ariko abantu byarabashimishije babigenda mu muhanda. Nezo nkuru y'uruzi ko nzikuye he. Ubi nkuru ni inkuru. Aho uzongera kunyura he? Mama yanjye. Uziye kuri n'umugore wa Karori nibyo? Mama yakira cyokora Karori ejo namubisha ngo yirukanye umugore. Ako nako na se najye uranzeza nagusebe wansuhuje. Uragenda kara gutunga. Nancu tufi. Kuko mama yanjye kuko mama ubu natumuye. Ubu ngubu pe ari Keve arankije na Karori yiranyuna y'imbwa ngo ni data bukwe shama none kugira inshuti mbi nayo inshuti mbi. Mama yanjye sumo nzabigendera hano sinano ntaca hano sari igisebo cyanjye nta kintu na kimwe cyokora nta nshuti nimwe mukobwa nzongera kwizera ahubwo burya nizeye inshuti imwe mukobwa nzizera abahungu batanu.
Asisheri nawe asikinuka buyururu. Kumana uruntu rwawe. Oya ndakura kumana uruntu rwawe. Ngoma iki? Asisheri nukungeza. Uyu muhungu aho ko bajya bavuga ngo imbwa zibaho. N'uyu muhungu mbamubona ari abaribwa mu mbwa. Umuntu w'umuhungu wambwiye ngo numwenjeye i Kigali. Noye afite inzinga gutya. None so abahungu basigaye babaho. Ubanza ari imbwa gusa. Ese ubundi iyi nzu ni iyera cyangwa yaranambeshye. Abasa abahungu ni imbwa gusa. Wasubu nimba wese papa wawe imbwa njye wazanyita iki? Basi ndabari. Nyine buriya umuntu nyine abacitswe bitewe nyine na stress n'abandi. Ariko kera hari umukobwa wabaga inaha nyiri muto witwaga Mutesi. Waba umuzi? Yego. Umukobwa wavukanaga n'undi musore witwaga Dani, ariko twari tukiri bato cyane. Uwo mukobwa yari uw'ahantu mu miryango y'iwabo. Ndibuka yuko ngo hari umuntu wabagamo witwaga Shadiya. Waba umuzi? Shadiya? Yego. Uwo mukobwa yitwaga Mutesi. Mu miryango y'iwabo habagamo undi mukobwa witwaga Shadiya. Waba umuzi? Shadiya? Yego. Shadiya murumuna wanjye? Wowe Mutesi? Shadiya umuzi hehe? Ndarota cyangwa ndareba neza. Mute? Mbwira, ni wowe Mutesi? Ko wahindutse? Nahindutse bite? Akumva amaraso ataragendaga neza muri njyewe. Nzamutse inzira numva mfite ibicuro ku maso nkaho nari uzabona umukunzi wanjye wo mu butoya. Urinde ko natakumenye. Baba we. Nanjye narahindutse ku buryo urinde ntabwo nakumenye. Baba we. Ni njyewe reba neza. Basi niki wabona kuri njyewe kigatuma unyibuka? Nta na kimwe pe. Nga basi nyibutse. Ntabwo nari nzi ko wirengagiza bigeza. Ntabwo ari kukwirengagiza. Ntabwo ari mbabarira mbiri. Ibaze tukiri nko mu myaka 15. Umusore bakundaga gutazira utuzina twinshi ngo ni Haruna OD7 Mathenetique. Ni njyewe. Ase ubundi wayo waransize ngo uzabona abandi hehe barenze koko. Koko mbwira. Oya ni njye wawe ubundi se kare kose wari warashamana yanjye. Ntabwo twaburana kuko ngo binarangire gutyo nk'ubuje burundu. Ibibazo byose nahuye nabyo. Ni waba we wagize ninjye Mr Pyramide bajya bavuga Rove. Ninjye Pyramide Rove ujye wumva. Sundi wayo warabigenze ute? Kuki wagiye ukansiga wumva ngo nsigiye nde muri iki gice koko? Oya ntabwo ari wowe mane. Ariko ugomba kumbwira. Ndabonekewe cyane. Ndabonekewe. Ariko nanjye numvaga amaraso atatera neza. Atari gutembera neza nkuko najyaga mbyumva. Basi sumeze neza. Ninjye uri kureba icyuma cy'inyundo ngewe mba ndi mutaraga kandi nzakora ko ari unonze none nkamba warabyibushye cyane. Ewana. Umutima zibushyireba mana y'ukuntu sigaye ngara amatuza yabaye amatuza Yezu we. Tuje umva wambonye ninjye wawe. Ariko ugomba kumbwira ariko ibyawe byose. Sibyo kugira ngo wishime umere neza. Ntabwo nshaka kukubona ubabaye. Tugende no mu rugo ngutekere urye tunywe umere neza. Wambonye ni papa azecha ubundi ko watize. Yes papa ni ikigwa gikoko uriya papa ni mama zamu tujya tuvugisha ukuri papa mugira ubwenge bari dini se wayibona. Ni urukundo rwose mfite n'urwawe. Undi wari waransize ujyanye iki? Ndabasi mbabarira ndakwinginze. Ntabwo nzongera kugusiga. Umutima wanjye uhora witeguye kubabarira. Ndishimye mana. Ako Imana ni nziza. Ubu twongeye guhe ntabwo ariho basi ngera umwobe. Ni njyewe umva wambonye. Ni njye Haruna OD7 Mr Pyramide Rove ujya wumva. Arega ni njye wawe. Numvaga ntazakubona. Beg
wambonye ni njyewe iyo nakubwira uriya mukobwa wo mu miryango y'iwanyu ntabwo wari kumenya kuki iwanyu bagiwe bikagera ahangaha ibibazo amafite nyine ni ibya Shadiya ahubwo Shadiya uramuraherukana ameze neza abahetse ko twamubuze we oya da ahubwo nanjye najyaga mubaza aho nawe uba akambwira ngo nyine ngo nawe ntabwo wagiye usa nk'uwataye umutwe ngo ntabwo bazi aho wari waragiye ariko nkizera ko uzagaruka tugende no mu rugarega ninjye wawe kunyereka murumuna wanjye banjye kunyereka murumuna wanjye uvayo tugende ubanze wicare no ntabwo nagiye wawe kwicara utaranyereka murumuna wanjye basi banze unyereke murumuna wanjye nawe uramubona